Ni inkuru ikomeje kugenda havugwa muri iki gitondo mu bisi bya Kongo. Aka kanya ubu tuvugana umuriro ukaba urakomeje, M23 ikaba yatakanye imbaraga zikomeye cyane ndetse na drone ndetse n'imodoka zikomeye cyane mu buryo kubasha kuba bakwataka igisirikari cya FARDC. Muri aka kanya ubu tuvugana mukaba mubona intare za Sarambwe zikaba zimanutse n'imodoka nyinshi zisanzwe kandi zigenda zihorera mu bisi bya Kongo. Nkundira niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku button subscribe kugira ngo tugende tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Ni drone zikomeye zidasanzwe bari kugenda bakoresha mu rugamba. M23 ikaba ifite ibyago ko drone zayo ebyiri babashe kuba bazihanura muri uyu mugoroba. Ni inkuru zigenda zivugwa muri iki gitondo ubu tuvugana ko M23 yabashe kuba yahomberamo abasirikari 20, naho FARDC nayo ikaba yahombye abasirikari 90. Ni urugamba rugenda rugenda basubikiranyamo andi masasa akomeye cyane. Ni urugamba rugenda rurwana ku mugoroba ndetse no mu masaha isa sita bakagenda bisubira kugira ngo bakomeze kuba bahanganiramo hagati. Rero uyu Trump akaba yavuze ko yashyizeho ibihano ku bihugu byose bitandukanye bizajya bigenda bifasha igihugu cyangwa se igisirikari cya M23 ngo bitewe n'uburyo iki gisirikare cya M23 gikomeje kuba cyahangana na FARDC kandi kikakomeza kuba cyakoresha imbaraga zidasanzwe. Bakajya bavuga ko ibi bisasu cyangwa se aya madrone bari kubasha kuba bakoresha y'intambara batazi aho ari kubasha kuba yaturuka, kandi kubera ko M23 ihora mu gace kamwe aho twakwita Masisi, aho ngaho Imanembwe ariho zihora ziguma, ariko bakabasha kuba bazibonanaga imodoka zidasanzwe, drone zidasanzwe z'ibisasu bidasanzwe, kandi bagakomeza kugenda bakomera barwana mu bisi bya Kongo, bagakomeza kugenda barwanya igisirikari cya FARDC. Ariko ubu ngubu tuvugana umuyobozi uyoboye M23 nanga akaba yavuze ko ibyo bari kuvuga atabyitayeho, ahubwo ikintu ari gukora ashaka gukomeza kuba yakwihorera ku gisirikare cya FARDC cyabasha kuba cyamwangiriza abasirikari be bakomeye cyane, kandi kikabasha kuba cyabatega ambush kikagenda cyabatera imitego kugira ngo gikomeze kuba cyabarwanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kandi aba basirikari ba M23 bakomeje kuba bavuga ko FARDC nikomeza kuba yahohotera abaturage biraza kumererwa nabi. Naho uyu Felix Tshisekedi yatangaje avuga ko agiye kubasha kuba yashiraho uburinzi bwo kurinda abaturage bakomeye, kandi agakomeza no kuba yabashiriraho umutekano usesuye cyane kugira ngo bakomeze kuba babarinda intambara, bitewe n'abantu batatu babashe kuba ababurira ubuzima mu gitero cyabaye ejo bundi cyabashe kuba cyabera muri Goma, ubundi akabasha kuba haburiramo n'umuntu utari utuye muri icyo gihugu cyangwa se umunyamahanga wo mu Bufaransa wo mu muryango wa UNICEF. Nuko maze bikaza kuba byarangira ahaburiye ubuzima, arashwe na drone zabashe kuba zaterwa n'igisirikare cya FARDC. Ariko FARDC kagenda ivuga ko kiriya gitero ngo atari cyabo, kandi ngo atari bo babashe kuba bagitera, ngahubwo ni M23 ngo niyo yabashe kuba yatera icyo gisasu cyo kubasha kuba cyakwangiriza aho ngaho kugira ngo bakomeze kuba barwanya abanzi babo, bikaza kurangira umuyobozi ukomeye cyane wa UNICEF ahaburiye ubuzima. Ni inkuru rero zo kuvuga muri iki gitondo ko indege zatatse ndetse n'amamodoka adasanzwe byutse byataka ikabasha kuba byaherera mu gace ka M23. Izo ndege zikaba ari za FARDC. Aka kanya tuvugana umuriro ukaba uratse, aka kanya tuvugana isasu uri kubasha kuba ryavugira hejuru, ariko umva umugabo rigasiba undi. Nanone kandi nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku button subscribe kugira dukomeze kuba twabagezaho amakuru avugwa hirya no hino, ndetse amakuru y'ingenzi kugira ngo mubashe kuba mwayamenye mu minota mike, tukabasha kuba twabagezaho amakuru agezweho. Turabakunda cyane, thank you very much. Mukande ku button subscribe, dusubire mu kanya.